Reka tugusuhuze wowe ukurikiranye televiziyo y'u Rwanda muri aka kanya ndetse nawe uzareba iki kiganiro kuri YouTube ya ISHYA. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ndi Cyuzuzo, iburyo bwanjye ndi kumwe na Lady in Purple. Sava Michelle. Ego sava. Ndi kubona ko umeze nk'umuntu wari umaze iminsi muri konje. N'ubu kandi uracyayirimo. feeling it. Umeze neza ariko. Sava, ntabwo uri muri ba bantu bajya muri konje akiyongerera akaza kugira ngo aruhuke. Sha wow. Okay, reka tubi zip it. Ariko ubundi somehow uruhuka ariko même temps inakazi ufite nakabura. Yego. Nakabura. Aisa, how are you, beautiful? I'm good. How are you? I'm okay. Kuvuga nk'umuntu utuje cyane. Muri iyi minsi nihaye gutuza. Uranda babantu bari kuvuga ngo shh, kanararyamye bigeraho bikamera gutya. Ako Cyuzuzo mwumvishe ngo sigende muri none am I lying? You know what I'm telling you. Akantu gakomye kose mpita mvuga mana what the heck. Naje ko hano wambaye mikro none. Oya ameze neza ariko. Arimo aratwongorera yibagiwe ko ari muri studio. Hanyuma kandi ibumoso bwanjye muri kubibona ko atari Christelle uhari, ahubwo murabizi ko tujya tugira n'abashyitsi y'abara abakobwa, abasore, abadamu, abagabo kubera ingingo runaka tuganiraho. Reka mu kanya gato tuze tubabwira umushyitsi dufite ninde. Karibu noneho tugiye gutangira naho topic yacu, ariko mbere yuko tuyiganiraho reka tuze twakira umushyitsi wacu yitwa Wilson niyo buhungiro. Umuntu yamwita umuntu usobanukiwe unazobereye ibijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se IT. Wilson uraho neza? Uraho neza. Ikaze Ishyya cyane. Urakoze cyane. Nishimiye kubana namwe. Yeah, okay. Wakoze rwose kwitabira ubutumire. Ubundi aba IT n'abantu bari low key batavuga badakunda kuvuga amagambo menshi. Bazi ibintu byinshi ariko bacecetsemo ukuntu babashayimo gakeya no gutereta igihe bibavuna. Ari paso bagutanga se. Ndagira ngo nze kuva ko Wilson ariko bimeze wabona hari ukuntu umugenje. Hanyuma Wilson tugiye kuganira uyu munsi, impamvu y'umwihariko twamutumiye nuko twagira ngo tuganire ku bintu dushyira kuri internet, yaba ari ku mbuga nkoranyambaga zacu, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, y'amafoto tubika kuri cloud. Ukibwira nyine kubera ko ufite password nyine ibintu bimeze neza, bya bintu twandika twibwira ngo kubera ko niyise igikombe cy'umutuku nta muntu uri bumenye ko ari Cyuzuzo wenda wanditse ibyo bintu, nshobora kwandika ibyo nishakiye, ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko urabona ko muri iyi minsi hamwe na internet igenda yihuta hano. Yego, bisa naho abantu basa naho bamwe bapfa gushyira ibintu byose kuri internet, noneho yasiba akibwira ko byarangiye. Wenda mbere yuko Wilson atugera muri kote iri technique, Aisa Michelle, mwebwe mubona ibi bintu byifashe gute? Cyane cyane bijyanye n'ukuntu abantu bari gukoresha internet ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Ntekereza ko urumva navuga ko iri terambere mu bijyanye no gukoresha internet n'imbuga nkoranyambaga biracyari rishyashya by'umwihariko ku Banyarwanda, bisa nk'ari ibintu bishyashya, aho hahandi buri muntu wese noneho nitugera ku mbuga nkoranyambaga, aho handi buri muntu wese aba yumva wagira ngo arimo araharanira kurushanwa n'undi ku bintu nashyizeho. Ibi uyu munsi na postinze, uyu munsi nagize gutya na gutya. Hari nimugoroba nahoze ndi kubona umuntu yanditse, amaze kwandika umuntu ahita amubwira ngo rega ngo ntabwo tukibasha kubatandukanya ngo n'abantu bo kuri iyi mihanda ngo n'abanyamakuru. Uri umunyamakuru cyangwa uri umuntu nawe ushaka gutwika kuri iyi mihanda tout simplement. Ugasanga abantu n'abantu bakuru bataye no kuba abantu bakuru, ari muri competition y'ibintu ashyiraho kuri social media, y'ibintu apostinga y'amafoto yafashe, ngahabonye uwo wapfuye, abonye unyuza aha, abonye uciye aha, dore urugo ukuntu rumeze, yego nabonye ibi n'ibi. Ugasanga nta nubwo gitandukanye umukuru n'umutoya kubera ya competition y'imbuga nkoranyambaga. Niho hahandi hanavaho gufata n'amafoto adahwitse, niho handi hanavaho kuvuga ibintu tazi ko ejo bizaba bigihari, niho handi uvuga ibintu ngo nabisibye. Ujye mubona rimwe na rimwe tureke no kubinyura ku ruhande. Na bamwe mu bayobozi bacu bakoresha imbuga nkoranyambaga akandika ibintu akumva ko nabisiba
biraba birangiye ariko ukajya kubona ukabona umuntu yabigaruye umaze imyaka 2 warabisibye ibyo bintu uzi ko bitanagiye ntekereza ko ari ikintu kikiri gishyashya muri twebwe twagakwiye kwiga mu by'ukuri uko twakakwiye kugikoresha uvuze icyo kintu cyo kwiga mitavuga ngo kuri R tugezemo cyangwa se isi tugezemo uyu munsi ntabwo uko nize primaire ariko umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye akwiriye kuyiga tuba dukwiriye no kubaha iryo somo mu masomo twiga hakazamo ako kantu ko kwigisha abantu uburyo dukoresha imbuga nkoranyambaga kuko usanga uyu munsi tuzikoresha kubera amarangamutima naramutse nte ndi kumwe nande ndi hehe ndashaka kwerekana iki ese icyo kintu ndi bwerekane nta ngaruka biri bungireho kuko usanga uyu munsi amaze iminsi hacaracara ibintu by'ubwambure cyane n'abayobozi bavugaga nabo barimo ukajya kubona na video igiye hanze y'ubwambure bw'umuyobozi twahaga urana kakano ka reputation yiwe abantu bubahaga kakaba karayoyotse mu gihe cy'amasegonda make cyane so ugasanga uyu munsi ntabwo bikiri bya bintu byo kuvuga ngo yikoresha uko ushaka ahubwo yikoresha uvuga ngo ejo bizagenda bite ese ko ndayikoresha muri ako kanya birangire kuko usanga niba ari ya story ya 24 hours uvuga ngo biravaho kumbe ya screenshot yabaye n'ibintu twandika Michel ushobora gusanga uyu munsi ndi umwana w'umuruzero uri aho ngaho nge I remember ngitangira kujya kuri social media nagiye kuri Facebook and the Facebook ni nakoreshaga nyine nkatora nari umustar kuri Facebook ni wa muntu usubiza mpangara nguhangare urumva handi nari wa mwana ugusubiza mu gifaransa mu cyongereza mu giswahili uko bishaka nyine ariko nkumva mfite kakantu urumva nari mfite imyaka nka 18 19 nkumva mfite imbaraga over umuntu wari we wese ntitaye kuburiwe ntitayeho nzahurira he nawe noneho gukura nibwo naje gusanga ndavuga ninkomeza uyu mujyo ejo nejo bundi sinzi maybe this person ndimo ndahangara cyangwa ndi gusubiza gutya maybe he's going to be my boss maybe he's going to be my husband anyway I don't know so ubwo nkavuga kubera iki naba ndi gukora ibintu gutya na gutya ugasanga rimwe na rimwe urimo urabikora utitaye ngo mu myaka 5 ibi bintu ndimo ndavuga nabisubiramo ukuntu nagresa abantu nzabikomeza ese nzaba ndi fier y'ibintu nandika kuri ubu ngubu izina nitwa kuri social media mu myaka 5 iri imbere nzaba ndi fier y'uko uwo muntu yahoze ari njyewe cyangwa nzibwira ko bizasibangana so ugasanga rero rimwe na rimwe tuzikoresha nk'abantu wagira ngo bazapfejo aho kumva ko ibyo bintu bishobora kuzagukurikira mu myaka 100 izakurikiraho Wilson hari akantu abantu mu cyongereza baravuga ngo the internet never forgets internet ntiyibagirwa ni bya bindi ujya kubona ukabona umusitari ibintu yatwitinze muri 2010 bije ubu ngubu ari ubwo atangiye kwibonera udukontra turyoshye you know kandi cyangwa se ukajya kubona ukabona umuntu yarasibye abantu bazi ibintu byahita bakagenda bakabibyutsa ese gerageza usobanure ku buryo umuntu abasha kumva ubundi icyo kintu cyo kuvuga ngo internet ntiyibagirwa nuko ibintu nanditse nibagirwa ko nabyanditse nkikomereza ubuzima cyangwa n'ibyo nasibye bishobora kugaruka ndahera ku kantu gato hari ikibazo cyabaye nko muri Apple mu minsi ishize abantu batangira kubona message za kera ama-emails, SMS, amafoto bitangiye kugaruka ibintu yasibije yaratunze muri iPhone ya kera afite iPhone 15 ariko ubu ngubu yagiye kuri 16 ariko ibintu yari afite muri iPhone biragarutse bo bari potinze bavuga ko ari bug ariko actually bita bitubwira ko bya bintu tuba dufite ntaho byagiye hari ahantu bibitse ego ariko nituza no muri basic mutunza mu mashini namwe n'ubusanzwe usibye ikintu hari uburyo kigenda kikajya muri recycle bin ku buryo ushobora kukigarura ubwo n'uburyo bagushyiriyeho kukigarura ariko se ntiwibwira ko n'ubundi nyuma yaho bashobora kubigarura hari amasoftware menshi agiye atandukanye ashobora kugarura ibintu wasibije ndatanga nk'urugero nimba mureba amafilime menshi iyo umuntu ari gusiba ikintu nk'amabanga akomeye agerageza uburyo agera kuri hard disk akahava ayimenya akayirangiza ni uvuga ngo umuntu wagira amahirwe agakora kuri iyo hard disk ashobora kugarura ibintu byose biriho noneho nitujya muri iyi si ya cloud ni ukuvuga ngo ibintu tubikaho ntago turi kumwe nabyo biri ku yandi maserveri mu bindi bihugu biri kuri server za Twitter biri kuri server za Instagram biri kuri server za Snapchat ni ukuvuga ngo bo biracyahari already mbo kubikora ni nko kuguhidinga wowe kugira ngo utabona ko bigihari ariko hari uburyo bishobora kugaruka
mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo buryo hari akantu nabonye kuri abantu bakoresha ubwo twagiye no muri za mbuga nkoranyambaga tuba tuvuga usanga umuntu agira akantu ka privacy kiwe kihariye ukabona ngo my eyes only akumva ko ari we ubibona wenyine akifata amanudes biki byose ntashire kuri internet ntabwo yashyira kuri internet yifashe we ku giti cye then ashyira muri my eyes only cyangwa se muri telefone yawe ugashyira muri hidden ibintu biri hidden umuntu wese atabona umuntu akahita yibaza byanze bikunze ibi bintu ni ibyanjye nta hantu bizajya ntabwo Wilson ashobora kumva ko hari umuntu ushobora ku accessing icyo kintu akazakimuzanira kandi yaragihishe wenyine ese bigenda gute kugira ngo icyo kintu kihite undi muntu abe yaki accessing ahamagara muri Apple ahamagara bigenda gute nta telefone yanjye yafashe ariko ngiye kubona mbona ibintu nashyize muri my eyes only umuntu arabishyize hanze ubu ngubu urebye nka encryption type zikoreshwa kugira zibike ibintu byacu twumve ko kumuvuga ngo nabishyize muri volte nashyizeho password hari encryption ziriho zibyancryptinga ku buryo bisaba ko haboneka indi software ibi decrypting tukabasha kubikoresha noneho niyo ushyizemo password ikikora ni ukudecryptinga ya encryption ukabasha kwinjiramo ariko bivuze ko byakozwe n'umuntu already ni umuntu bivuze ngo ashobora kuza n'undi muntu bypassinga akabireba bitewe na interest agufiteho cyane nk'abantu bifuza kuba abayobozi bivuze ngo waba gufiteho interest kuko uri umu influencer ujya imbere y'abantu aravuga ati nimbona aka kantu gato gashobora kugukura mu nzira wajyagamo rero bishobora kumutwara amafaranga menshi bitewe na level ya encryption iriho ntago buri muntu wese afite ubushobozi bwo kuba yakwinjira ama encryption yose ariko hari ubushobozi burenze bitewe na interest n'agaciro uwo muntu afite nitujya ku basitari bari hejuru baremereye babinjiza amafaranga menshi ntabwo guspendinga amafaranga yawe menshi kugira ngo urwanye umuntu ufite amafaranga menshi byakugora ariko no ku muntu usanzwe abantu basanzwe bakora amakosa ari minor yo kutamenya gukoresha aya software kugira ngo ibintu byabo bibe exposed nuko baba batazi gukoresha aya software kuko nimba uri kwinstalla software ikakubaza ngo ese urashaka ko amafoto yawe nyaccessinga automatically byiko uri kwinstalla nka application runaka najyaga nemera kugira ngo wikomereze just ugere ku cyo ushaka wituga ntago tugira ubunebwe bwo gusoma nawe winstalla software muri machine ni kangahe usoma ari amagambo ni next terms and conditions agree apply hari byinshi uba uri kwemerera iyo software ku accessinga muri telefone yawe so you make sure ko ugomba kureba buri kantu kose uri kwemerera iyo software kuko ni amategeko yashyizweho kugira rinde abakoresha software uba ugomba nawe kuyakurikiza nimba uyemereye ku accessinga amafoto sava nturi online urabikoze ushyize video muri foto uri kuyibona irimo nta kibazo ariko nujya online kuko wayibwiye ko automatically irahita ibya uploading ntabwo ikubaza ihita igenda muri photos ika-uploading bivuze ngo already ushobora no kugera mu rugo waciye ahantu wiconnecte ikikonekta kuri wifi ikabyohereza iri no mu mufuka ukikomereza ukagera mu rugo ugasanga byacitse kuri internet ugasanga byacitse abantu bose bari kuguhamagara byagenze bite ni nako bigenda ugasanga umuntu unasigiye telefone umwana mutoya akaba yohereje message ku buryo bisaba ngo twirinde ushobora gushyira ama password kuri buri kintu cyose ukoresha na WhatsApp igira password urayilokinga ukaba nawe ubwawe wirinda ko wakora ikintu utabishaka ugenda ukonfigura software yawe bitewe n'uburyo ushaka kuyikoresha nitugaruka ku kintu mwavugagaho cyuko wenda internet never forgot nibyo bijyanye na cloud ubu niyo si tugezeho kuko bari kwirinda ko twajya dukoresha ibintu bitwaye igihe kinini ariko iyo turi kuri cloud ibintu birihuta cyane nimba uploadinze ibintu bigera aho bigomba kugera ntago bigusaba kuba utwaye ikintu kingana gutya kugira ubike data zawe ziba ziri kuri cloud biragusaba ngo ufite aka device gatoya gashobora ku accessing izo data niho isigeze ariko nanone tugomba kumenya ngo turi buyikoreshe mu buhe buryo nimba ari ama video nkayo ukaba uzi kuticuruza cyangwa udakora imyuga ijyanye n'ibyo bintu ugomba kwitonda ibyo ukora ukitonda mbere yo gushyira muri telefone making sure ko wi protectinze wirinze mbere yuko
ujya online. ese uburyo bwaba safe bwo gufata ama nudes no kuvuga kuri icyo kintu hari umuntu uba wumva binamushimishije kwibona cyangwa se nimba ari ego cyangwa se niya long distance relationship it's your husband it's your wife ariko aba kure yawe eske kwaguhuza urugwiro kwaguhuza umubano wabakonseya kubikora gute mwabaproteje gute kandi muri ese nka view once nta kitwaye ndavuga nk'abantu bashaka kubikoresha gutyo hari amasoftware arenga ubushobozi wenda dusanzwe tuzi uzareba nk'iyi bita ngo Telegram nayo ni chat abantu bakoresha ariko nyirayo nta nyungu ayikuramo we nta kintu yinjiza we yayishyize hariya kugira abantu bacate bari freely nta nubwo ikurikiza amategeko agenderwaho ya leta avuga ngo umuntu arindwa gutya yo irinda umuntu ko akora ibyo ashaka gusa nayo ntabwo ari nziza kuko ntabwo nayirekomanda ariko nicyo kintu kiri encrypted ku buryo end to end ku buryo nk'abantu bashaka gukora ibyaha bacaho bajya gukora ariko ntabwo wayirekomanda ntabwo biri traceable wayikoresha ukora ibyo ushaka ko nta muntu wakwinjirira ngo ajye mu bintu byawe ariko nk'ibintu biri protected birinzwe biba bifite ubikontorora hari n'icyo kintu cyo kuvuga ngo wayohereje nyuma urasiba ese iyo usibye uba urishuba ko yagiye tureke ibyo bya cloud n'ibiki ushobora kuba afite nk'ubu mfite telefone ya Android ngira ngo ziba zitandukanye nuko Apple iba imeze icyo gihe bigenda bite like ni hehe n'abandi shuwa yuko icyo nasibye noneho cyagiye ese kiba cyagiye koko nta kintu kibaho 100% muri IT ku buryo wavuga ngo nasibye ikintu 100% ngo cyagiye ntabwo bishoboka nta n'umuntu wabikwemeza ko wagisibye 100% kereka aho wakibitse wizeye ko neza iyo device wajya kuyiforomata ntibihagije barongera akagarura ukayitwika kuko wenda bishobora kuba wenda uri umuntu usanzwe umuturage uri aho nta wakwirukaho ngo agerageze gushaka kugarura ibintu watakaje ariko ku muntu uri simple citoyen ntago biri aho ngaho umuntu uri hejuru umu influencer umuyobozi umuntu runaka biroroshye ko umuntu yatakaza ikintu cyari cyo cyose akakugeraho rero bivuze ngo tuba tugomba nimba hari ubuzima washyizemo direction nk'abantu ukunda kubyara umwana ukavuga uti uyu mwana ngiyewe ndashaka ngo nkurikije uko mubona azaba umupolitisi uba ugomba kumurinda social media cyane ukamurinda social media cyane ibintu akora uburyo yitwara kuri social media akakura azi uwo mujyo agenderamo kuko ushobora kutabimurinda wenda akagera mu myaka y'ubuteenage aho social media zimu influence kuruta uko yiyumva akajya akora ibintu buke buke ariko biza kugaruka nyuma kuko hari ingero nyinshi ubona nko mu bihugu biteye imbere ukabona umuyobozi agiye kuba perezida ukabona hazamutse video zokira akiri umuteenage ari muri secondaire kandi ukanabyibaza na revolution y'imashini guhera icyo gihe ziciyemo ukuntu zingana can you imagine ko iyo foto ishobora kugaruka niko technology iteye hari ahantu njya nibaza hari nk'ukuntu telefone yawe cyangwa mashine yawe igira ikibazo ukabona ntacyo uri bubikore wenda yafrizinze yazimye burundu bigasaba ko wenda njye hariya mu mujyi nkashaka umuntu ubizi nyine nkamwishyura akabikora but abantu bagira akantu ko kuvuga ngo nkorera telefone akahita yiciraho ubwo wa muntu afite access kuri telefone yawe afite access kuri database yawe ni nawe ujya kubona ukabona ejo wamaze gukoresha telefone yawe umuntu arakwandikiye ati mfite ibi n'ibi byawe nutanyishyura aya mafaranga ndabishyira hanze ese ni ubuhe buryo ntabwo nanone navuga ngo ntabwo nzajya gukoresha telefone nigira ikibazo ni gute nshobora guproteja ibintu byanjye kandi na serivisi nkeneye wenda nkayibona nabanza kuvuga nti first nk'abanyarwanda tuba tugomba kwirinda ibintu dushyira kuri social media ariko nanone ntago byatubuza kujya kuri social media cyangwa ngo tuzikoreshe uburyo bwiza nuko buri kintu cyose uzi ko ufite ugiprotecting ushyiraho password kandi password iri strong umuntu adashobora kugesinga apana 1 2 3 4 itariki wavukiye uko umuntu aguhereza telefone ukabura avuze uti ukamuhereza ati nshaka guhamagara umuntu ukamubwira uti wowe kanda 1 2 3 umuntu uri mu gikari ashobora kukumva already ni ukuvuga ngo aramutse aguye kuri telefone yawe
rimwe kabiri gatatu arahita ayikoresha. ariko wenda niba amafoto narashyizeho indi password yes yashobora ku accessinga telefone ariko yagera kuri WhatsApp agasanga irarokinze ntari buyikoreshe n'abo bajura ba accessinga WhatsApp iyo iri protected biri protected cyangwa se Instagram yawe warayifunze warayibrotse ntago iyo application umuntu ya accessing uko abishaka kandi iyo password ikabiri different niyo winjiriraho yego nuvuga ngo bivuze ngo etape par etape barabifunze ku buryo buri kintu cyawe yego kiba Wilson hari akantu abantu bajye bavuga wenda niyo murebye wenda nk'iyi kintu cya leakinze kuri social media usanga banavuze ngo I have been hacked you know umuntu yampakinze ntagaruka ari nge wamuhaye wenda ngo telefone yanjye ya accessinge cyangwa se ngo abijyemo abe yabishyira hanze yampakinze from nowhere ariko ugasanga n'umuntu wagiye kumpakinga ntabwo nge wenda duspose ndo celebrity hano mu Rwanda ntago ari ntago ari umuhaka wo muri Amerika cyangwa muri Russia cyangwa muri North Korea babandi tuzi bakomeye ni umuntu wa hano wenda ashyize hanze amavideo wari ufite wanaprotectinze muri telefone yawe ariko wa muntu araguhakinze yinjiyemo arabishyize hanze kugira ngo umuntu ataba hacked bwo abyitwara mate bo hari ikintu kimwe abantu batazi cyane nk'abo bantu batwara ama account ya Instagram WhatsApp ugasanga barayitwaye utuntu nk'utwo cyangwa akaba yageze muri telefone yawe ntabwo ayikwaka ngo ayijyane ariko hari ukuntu ujya nko mu magroupe menshi tuba turimo ngo hakaba haje akantu ngo kari gutanga scholarship ngo ku banyarwanda 10,000 ukabura kritse nubwo ubu kritse ugenda uba wemeje ko winjiye kuri iyo system ntabwo uzi in background ikintu yinstaye muri telefone yawe cyangwa ikigiye gutwara abantu benshi bagakomeza baklika ku tuntu nk'utwo gake gake mu kanya ukajya kubona Instagram iragiye abantu bakaba baraguhamagaye cyangwa se ukabona ahisa kwandikira akakubwira ati mfite amafoto yawe kumwe nyine kwa kundi wavugaga ngo naradufashe ntubikariya ukabona umuntu ahisa kwandikira ati ko mfite amafoto yawe ariko n'ikindi hari n'abandi bakoresha ubwenge busanzwe akakwandikira kuri Instagram ni umuhungu mwiza ni umukobwa mwiza mugacata agakina n'ubwonko bwawe bikarangira wohereje ayo mavideo kandi afata umwanya we akawufata agafata amezi 3 angahe ukagira ngo ni ibintu biririyo ukagira ngo ni ibintu biririyo akakwinjiza muri iyo relationship ukaba open kubera ko wumva ko ntacyo bitwaye ukagenda wohereza na bya bintu ako kanya aba yamaze gufata data zawe kuko amavideo menshi nagiye mbona wabonaga ari nk'ama screenshot kuri video call Skype ari ibintu bya hagati y'abantu ari nk'uko nyine nawe ndi kuvugana n'umutipe noneho we mu gihe nyine ari kunyereka ko anyishimiye nkanda screenshot kandi bikagaragara ko ari we akenshi usanga n'uwo muntu watagaragara uwo muntu wagukoresheje ibyo bintu ni naho umuntu ashobora kwibaza ese mu gihe nkeka ko bashobora kuba bampakinze cyangwa se ko bashobora kuba bafite amakuru yanjye hari uburyo nshobora kureba muri telefone yanjye nkacuhakinga niba ari muri settings cyangwa ubundi buryo runaka nkamenya ko hari indi telefone ishobora kuba synchronized wenda n'iyanjye hari uburyo buriho ariko bitewe na sophisticated technology aba yakoresheje kugira atware ibintu byawe ushobora no kutabinotisinga ariko nko kuri WhatsApp ushobora kubona devices ziri connected ushobora kujyaho abantu ntago bakunda kubicekinga cyane kuko n'inshuti yawe itakwizeye cyangwa se ishaka kugira iki kumenyaho ushobora gufata telefone yawe ukayisikana muri machine akajya guma areba ibyo umurimo bivuze ngo akenshi instantly ugomba kugenda ucekinga after 1 week or a month ukareba na yahe device ari kuri WhatsApp yanjye sinyizi cyangwa se nimba nanayizi nibivuyeho ukamakinga ashobora ko biri clear nubwo buryo bumwe ushobora kwirinda ari nk'abantu ngewe nshaka no kwibwira muri rusange muri iki kiganiro n'abantu bakuru ngewe njya mbona abatante abantu bakuru nzi ukabona ari one of my friend ariko uri nk'ahari mukuru cyane yagize atya rwose maybe she was talking to the husband na umugabo akunze gukorera hanze cyane and then mu gihe yafataga ifoto ari kumwereka I don't know that shit arangije abayikubise kuri statut azi ko ayohereje urumva noneho aranayirekeraho
njyewe ikintu nakoze namuhamagaye ndamubwira nti ubonye ifoto iri kuri stati yawe urayibonye ati yihese ati iyi foto ati njyewe se ati njyewe nafashe njyewe nashyizeho se ku buryo ntekereza ko rimwe na rimwe n'aba bantu bakuru n'ubwo iyo social media yaje n'ubwo ama smartphone yaje ariko usanga batazi no kuyakoresha deja yabishyizeho we yumva ari kubyoherereza nde umuparteneri we none ugasanga nta n'ubwo abizi ntazi n'ukuntu byagezeho we yahise yumva ashaka kuva kuri smartphone avuga ati ndayivaho ndabigirane ariko se nanone abantu bakuru bakoreshe izi mbuga nkoranyambaga gute cyangwa se bakoresha aya smartphone gute Wilson bonge ndumva icya mbere ni icyo bita digital literacy akenshi hari igihe bakugurira smartphone ukahita utangira kuyikoresha gutyo ariko ubundi ntago biri recommendable niyo wagura isaha uba ugomba kwiga uburyo ikora ukamenya uburyo ikora bikora gute kuko nk'urugero utanze nimba yarafashe ifoto akavuga ati kanyohereza umuvandimwe hariya hazamuka option nyinshi ugiye gusharinga ashobora kuba yabonye akarogo ka WhatsApp ntabyitaho ariko ako karogo kanditseho status ntiyarebye ko ari WhatsApp akavuga ati ubwo byagiye akohereza kuri status ugasanga ahise ayipostinga atanabizi akajya kubinotisinga hashize umwanya kandi the moment bikiri bicinga kuri status abantu runaka baba bamaze gufata screenshot screenshot ba downloadinze babibitse nabo byageze around the globe so ndumva icyambere nko ku bantu bakuru bagomba gutozwa nabo uburyo social media zikora n'uburyo zikoramo n'ikindi njya mbona ntago dukunda gusoma kuko buri bintu byose umuntu uba warakoze software biba byanditseho nimba uvuze share ubona bakakubwira bati as a document usoma nyine iyo ukunda gusoma mbere y'uko ukanda ikintu bigufasha kumenya icyo ugiye gukora icyo ari cyo niyo utagisobanukiwe ukabaza so ndumva ari ubumenyi bwo gukoresha ikintu ugomba kwigisha umuntu mbere y'uko atangira kugikoresha wenda kubera ko iminota iri kutugendana ndumva hari ubutumwa twagenda tugenera abantu cyane cyane mu mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga twagarutse cyane ku mafoto y'ubwambure ariko n'ibyo twandika n'ibyo tugenda dusangira nyine amagambo dukoresha ibintu dupostinga nabyo buriya ni ibintu nyine bishobora kugira ingaruka ku uburyo tugaragara muri sosiyete ku hazaza hacu mu kazi n'ahandi hatandukanye n'ubuhe butumwa twagenera abantu ku mikoreshereze ya telefone zabo social media n'ibindi uvuze telefone bita nibuka yuko burya ikintu cyose gishobora kugushyira mu makosa buriya si internet gusa hari na ya magambo wowe wifashe amajwi for example nkakohereza ejo hari undi muntu uyibonye akabyohereza undi maybe bya bintu by'ibanga hagati yanjye nawe uburyo dukoresha telefone n'ikoranabuhanga muri rusange tweke n'amatelefone n'amalaptops ibintu byose bijyanye n'ikoranabuhanga tukwiriye gushishoza ese nimba mbikoze nta ngaruka biri bungireho n'abankomokaho kuko hari n'ubwo usanga atari jyewe gusa wishyize hanze nshyize hanze n'umuryango wanjye abana banjye ugasanga n'ejo bundi niba atari jyewe bigizeho ingaruka n'umwana wanjye mugizeho ingaruka bivanga yego mama we ibi n'ibi so tujye tudutekereza ngo dore umwana wa kanaka tugomba kumenya ngo igihe cyose uri kwifata ayo majwi igihe cyose uri kwifata ayo mashusho igihe cyose uri kwandika kuko no kwandika nazo nizo message nazo zigenda zihererekanwa tujye tumenya ngo biragera hehe ntabwo bishobora kuba byangiraho ingaruka bikagiraho ingaruka n'abandi n'abazagukomoka njyewe ntekereza ko wenda mbere y'uko nagira n'ikintu mvuga ari ikintu cyuzuye yari yigeze gukomoza wenda Wilson ntabwo yakitubwiyeho cy'abantu biyita amazina ataraya bakumva ko nta muntu umuzi eske umuntu abundi ambwirwa n'iki kari cyuzuzo ukoresha nunza njyewe nzamenya gute kari cyuzuzo bizagenda cyangwa se njyewe nindamuka niyisira indi zina hari umuntu uzigera avumbura ko uyu muntu atari njyewe kuko abenshi bakunze no kubikoresha bandika amagambo mabi basebya abandi bashyira amavugo hanze bashyira ibiki byose kubera ko yitwa kanaka yitwa etageri yitwa itara rishyushye akumva ko nta muntu n'umwe uzigera amenya ko uwo muntu ari Michel ari Aisha cyangwa ari cyuzuzo ndavuga social media zitanga uburyo ushobora gushyiraho izina abakureba babona ngo ukanarimodifiye uko bishaka ariko mbere y'uko creating account bagusaba ibintu byiri personal bya nyabyo ni nayo mpamvu akenshi usanga nk'abakora mu nzego z'umutekano bashobora kumenya ngo uriya ni runaka yego bakagufata kuko n'ubundi mbere yo kugira iyo account ya fake ugomba kuba ufite
profile iriyo baragusaba email baragusaba telefone ibyo byose kandi biri registered noneho wagera muri profile yawe kuko ufite uburyo bwo kwereka abantu ibyo bashaka kubona ukavuga uti username nzereka abantu nyise guta nyise urukwavu cyangwa se ikindi kintu ariko ntibivuze ko real profile yawe itari muri database na rero ntihazagira uvuga ngo nitwa urukwavu ntawe uzangeraho bamugeraho cyane rwose ariko naka kantu ka IP address telefone buri machine buri telefone mbere yuko accessinga internet ngo ugomba kuba ufite a device igira identification yayo ariyo IP address nayo barayitrackinga ukamenya ahantu herereye ntekereza ko wenda hari icyo dukuyemo tutari tuzi ku bijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga imikoreshereze y'amatelefone yacu cyane cyane ko abakorana na internet bivuze ko byabindi twibwira ko twahishe twagize ibanga bishobora kujya hanze kandi bikagira wenda n'ingaruka ku hazaza hacu cyangwa se no ku ishusho yacu muri sosiyete muri rusange ubwo twizere ko ari uwo byagiriye akamaro niba hari ifoto wenda gakohereza uretse niba ari wari uri kwifata we ku giti cyawe nzajya nyikwereka gutya do ngo nahari ureba ntinya no kwifata ikindi hari n'igihe bafata amashusho utabizi ubanza urebe si umuntu ndamwizeye ahantu ndi ndahizeye kuko nabyo niyo mitego yose ibaho kandi ntabwo abantu bose bagenzwa cyane cyane disi urukundo hari ubagenzwa no kugusenya kandi twagiye tubibona ubwo rero reka dushimire cyane Wilson waduhaye umwanya mu kazi kawe kenshi abayiti ntabwo bajya baryama ariko mu kazi kawe kenshi ukemera kuza mu kiganiro cy'ishya tunizere ko n'ubundi tuzongera kumukenera kuko ntekereza ko ikoranabuhanga agiye kuba official expert agiye kuba official expert muri IT mwishya urakoze cyane cyane namwe urakoze cyuzuzo bye bye naho Bye. Ciao.